ni radiyo ijwi rya rubanda. Iki ni igice cya kane cy'ikiganiro radiyo ijwi rya rubanda yagiranye na bwana Richard Ringuyeneza Kayumba. Nshuti mukurikira ibiganiro bya radiyo ijwi rya rubanda, turacyakomeza ikiganiro twagiranaga na Richard Ringuyeneza Kayumba. Nishimiye kongera kumuhamagara muri studio, nagira ngo ducumburire aho twari tugejeje. Twacumbitse tuvuga atubwira ibikorwa yamaze kugeraho, ibyo yakoze muri iyi myaka 6 ishize. Reka tumuhe ijambo bwana Richard Kayumba, komereza aho twari tugeze. Cumbura. Okay, murakoze. Narimo kubabwira ukuntu nagerageje nyine guhuza abanyarwanda baba mu Rwanda no hanze nkoresheje imbuga nkoranyambaga. Muri ubwo buryo bwo kubafasha ntabwo ari ibintu byari byoroshye, cyane cyane ko abantu babaga hanze, abantu baba hanze bafatagaho mu Rwanda ko bose ni inkotanyi, bose n'abavantara, mbese n'abantu bahanganye nabo bagomba gutsinda kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo. Ubwo rero kugira ngo mbereke ko natwe dufite ikibazo, nagombaga kubumvisha ko umwanzi wacu ni uwuhe. Nicyo kintu nagerageje gukora, ntabwo byoroshye, ariko ahantu ikintu cyaje gushoboresha koroshya no gufungura imitima n'amatwi byabo ni igihe twatangiraga gahunda, natangije igikorwa cyo kugira ngo tujye turengera abanyarwanda bashimutwa hirya no hino ku isi. So ntangiye mbitangije n'abandi banyarwanda bakabiyoboka nka za opposition zindi, byatangiye kubona ko tugomba gukorera hamwe, ko abantu baturutse hari hanze cyangwa baturutse mu Rwanda cyangwa baturutse hanze batishimiye bose umunyarwanda urengana. Ni muri urwo rwego twagiye twandikira za leta Uganda n'ahandi, ngira ngo uribuka ziriya za kampanye wumvise zaje kuzamo izo kuvuga Kayihura ko ari ugambanira abantu bashimutwa. Twahamagaraga abantu bo mu nkambi bashimutwa, tukabasaba ko tugahamagara. Kugeza ubu ngubu wagiye uvuga weho ku giti cyawe. Yego. None bigeze aho uvuga ibikorwa wakoze, utangiye kuvuga ngo twagiye dukora ibi, twagiye twandika, twagiye tugira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo igikorwa cyo kurengera abanyarwanda bashimutwa ku isi, ngo ibintu nagira ngo ukore transition, udusobanurire ukuntu biva kuri wowe bikaba bibaye twe. Urabona nyine imbuga n'imbuga nkoranyambaga, dufite inshuti duhuriraho, bafite politiki yabo. So rero iyo wanditse, nakoraga ikintu cyo kugenda mbayobora abantu duhurira ku mbuga. Reka tugire intuza, ni ukuvuga ko abo mukorana na abo ku mbuga nkoranyambaga, abo mwita inshuti, ni ukuvuga ntabwo ari abantu bazwi uzi nyabo mukorana mu discuta, mushobora no guhamagarana, kubera ko ku mbuga nteranyambaga, ku mbuga ushobora kumbwira izo mbuga izarizo kugira ngo wenda ntajye interpreta nabi. Ahanini cyane twahuriye ku mbuga za internet na Twitter. Donc na Twitter ni urubuga rwa internet. Mwahuriye kuri Twitter na hehe? Twahuriye kuri Twitter, duhurira kuri Facebook, duhurira kuri email. Yes. Noneho mukajya mwandikirana kuri za emails. Yes, hari abantu benshi cyane bakora mu burenganzira bw'ikiremwa muntu, imiryango isa nk'iri muri societe civile ikorera hanze nyinshi cyane, twajyaga twandikirana. Ngo imiryango isa niyo muri societe civile?
niko mbyumva ngo ni ya societe civile ntabwo ndayigeramo sinagira nte sinshaka kwensista ngo ni societe civile cyangwa se amashyaka iyo miryango ibifite amazina azwi na email address n'ibiki byose yego ariko sinazishatse kugira ngo yego ntabwo ari ngombwa ubu ngubu bibaye ngombwa ikindi gihe ntabwo ari ngombwa ni ukugira ngo nsobanukirwe abo muba mukorana. Reka noneho tuje kuri abo uvuga ngo inshuti ngo mwahuriye ku mbuga uvuze ngo Twitter, Facebook na email. Harahandi izo nshuti kwiyo urebye naho ngaho cyane twahuriye. Okay, nagenda gashakisha email rero email ntabwo ari urubuga nkoranyambaga ni ukuvuga ko urwo ruvuyemo. Email ni outil de communication, ni ikintu umuntu akoresha avugana yandikirana ahererekanya ibitekerezo n'undi muntu umwe cyangwa abandi bantu benshi, ntabwo ari urubuga nkoranyambaga. Ubwo rero ntabwo wayishyiramo. Email ni nka telefone, ntabwo wavuga ngo inshuti mukorana kuri telefone. Icyo gihe niba mukorana kuri telefone ntabwo ari ku rubuga nkoranyambaga, ni ukuvuga ko mufite ubundi buryo muziranye, ni moyen de communication. Na email ni moyen de communication. Yego na Twitter na Facebook ni moyen de communication, ariko zintuza zikoranye imbaga nyine. Donc ubwo twabara yuko inshuti uvuga ni kuri Twitter na Facebook. ni kuri Twitter na Facebook, ariko noneho bakampa twamara kumenyana nyine babona ko dushobora guhuza cyangwa se gena abashakisha nabo banshakisha bakampa za email bakampa na telefone tugahamagara. Icyo gihe muba mutangiye kumenyana no kwegerana n'ibiki byose. Bon, donc abo ngabo ibyo ngibyo ukonzi kuri Facebook bikora. Uraza umuntu wese agasaba ubushuti. Ariko umuntu ashobora gucreya na compte eshanu esheshatu 10 nkuko inkotanyi zibikora zagiye zinabivuga kandi bibaho, ntabwo ari inkotanyi gusa. Noneho ukajya ukora ku mazina atandukanye wicaye inyuma ya computer, kubera ko nta buba ashobora kukubona fizikoma ngo akwereka avuga ati wowe ntabwo uri runaka, urabeshya. Bahimba amazina, baba bafite impamvu babihimba. Mbwira rero noneho ukuntu mu rwego rwa Facebook washoboye kugirana imishyikirano n'abantu, ukabigisha ukabumvisha ibyo wambwiye ibyo guhindura imikorere n'imitekerereze. Reka nkwereka nk'urugero, twarimo kuvuga bano bantu bo muri RNC nka ziriya communication naguhaye kare, hari n'abari abandagije Imana ntabwo nari mbazi, bose twahuriye kuri Facebook. Aho ni ariko nyuma turamenyana urugero nguha. Yes, n'urugero nguha. So nabandi rero abo ngabo babishushanya biyoberanya bazagamo, ariko ukababona ukazagira ngo ukababona ukabamenya. Donc abanyarwanda bavuje washoboye ngo guhuza bo mu Rwanda no hanze ku mbuga nkoranyambaga. Abo nabo wahuriye nabo ku mbuga nkoranyambaga, noneho mukagira moyen de communication zindi zipefeka kubona yuko noneho bahinduye imikorere, zihindura approche bakoreshaga mu gukemura ibibazo bihari. Urabyumva cyo cyo nibanzeho cyane kureba abo bakoraga bati ukoresponda n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu. Muri iyo cadre yo kubumvisha intuza ukoresponda n'abanyarwanda bangana iki bari imbere mu gihugu, wandikirana nabo kuri za email biturutse ko mwamenyaniye kuri Facebook nta kibazo, ariko mukaba noneho mufitanye ubucuti bwegeranye, imikoranire yegeranye bari mu Rwanda, kuko wavuze ibyo guhuza abo mu Rwanda nabo hanze. Abo mu Rwanda ntabwo bo bakomunikangira ngo urabizi ko hari ikibazo
cy'umutekano muke mu Rwanda. Abakominika iyo akominitse avuga akajambo kamwe ukabibona ukavugira mu marenga ugahita ubona ko abikoreshejwe n'ubwoba. Ubwo rero ni ukuvuga ko target yawe amfeti ni abanyarwanda bari hanze kuko ari bo ushobora gukominika nabo akaba ari bo ushobora kwinfluencer kubera ko abandi badashobora no kukubwira icyo batekereza. Tubyumvikanaho? Oya, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo tubyumvikanaho kubera ko nakubwiye ko already nabibona hari ahantu mbipimira hehe ku bucamanza, mbipimira aho batakijya gushinja ibinyoma kandi barashinjaga ibinyoma. None se abo muba mwaraganiye barakubwira bati badusabye guca gushinja ibinyoma turabyanga kandi wumva badatinyuka kuvuga? Ariko iyo bavuze mu ntuza mu nkiko, reka kwereka nk'urugero, uribuka umuntu baherutse gukura muri Amerika, yari umuprofeseri wanditse igitabo yitwaga Ndera, ni umuprofeseri baherutse gukura muri Amerika, ni uherutse mu gihe cya Obama nyuma aho ngaho. Bakamujyana mu rukiko, bakazana abantu bo kumushinja, bahaturuka bakamushinjura mu mwanya wo kumushinja. N'urugero, aracyarafunze ntibamurekuye ariko nta gishinja. Ubwo ngubwo ugatekereza yuko abo bamushinjuye ari ukubera yuko ku mbuga nkoranyambaga wari waravuze uti abanyarwanda nyaboneka mumenye ko umwanzi umwe ari ubutegetsi, ko twebwe tudagomba kwishishanya? Wibuke ko atari jewe gusa, noneho nabitangiye jyenyine, ariko noneho duhindura iki attitude y'abantu. Kuki utekereza mbese ko ari weho wabitangiye? Biterwa n'ukuntu nasanze umwuka umeze igihe nazaga kuntuza kuri izo mbuga gutangira gukora ibi, ukuntu abantu bose nagiye nshakisha ibintu bandikaga byabaga bivuga iki. So ndinjiramo nazanya approach yihe, ese yarafashe cyangwa ntiyafashe? Uzampa ingero z'ibyo abantu mwavuganaga mbere muri 2014 ugitangira bandikaga, noneho unyereke nyuma hashize imyaka 3-4 ibyo basigaye bandika ubu ngubu, les mêmes personnes, abo bantu ba mbere ibyo basigaye bandika noneho, kugira ngo turebe ko ibyo bandika noneho bituruka kuri sensibilisation yawe ku bukangurambaga bwawe. Kuko naho ubundi biroroshye kuvuga ngo ninjye watangiye kuvuga ibi, kandi n'abandi bose kuva imyaka n'imyaniko bose bavuga bati nyaboneka intuza umwanzi ni inkotanyi, ntabwo umwanzi ari umuturage wari we wese, umwanzi ni ubutegetsi buyobowe n'inkotanyi zaturutse mu Buganda. Ibyo bari benshi banabivuga bavuga komeza. Ubwo rero ntabwo bitangiye ubu, nagira ngo kugira ngo umuntu ashobore kwevariwa yuko ibikorwa bituruka ibivugwa cyangwa ibikorwa cyangwa urwego rugezweho ubu bituruka kuri action weho wakoze, nukwerekana uko byambere byari bimeze, ukampa ingero uti dore nk'uyu dore ibyo yavugaga, dore ubu ngubu nyuma yaho tuganiriye, dore hagati aho ibyo twagiye tuganira, dore mu mpera ibyo asigaye avuga. Noneho icyo gihe rwose uzaba unkonvense. Ngaho komeza okay, simfite ariko nabikweretse, nakweretse ko urugero nakweretse abantu bashimutwaga tukabigabanya nubwo bigikomeza. Ntabwo wabinyeretse wabinyeretse ryari? Wambwiye ngo iki? Nakubwiye, ndakubwira nti twandikiye weho nande, kuko niho nakwenterompye nkubwira nti wahoze uvuga njyewe ku giti cyanjye, none utangiye kuvuga ngo nukuvuga narandikaga ni influencer n'abandi kwandika, nkajya mbasaba nkabandikira za message mbabwira mwandikira abangaba mu basabiki, mwandikira abangaba mu basabiki. Urabizi abantu twahuriye ku mbuga, cyo twasabaga ni iki? Ngira babwira gusaba ko dusaba ni iki? No gusaba ko duhagarika ishimutwa ry'abantu, twandikire polisi ya Uganda tuyisabe guhagarika ishimutwa ry'abanyarwanda bahungiyeyo, twandikire polisi ya Afrika y'Epfo, twandikire polisi ya Tanzania tuyisabe kugira ngo ye gukomeza kwemerera intasi za Uganda z'u Rwanda kuza gukorera ku butaka bwabo. Ibyo ni ibintu nagiye nigisha imyaka.
abantu barabifata kandi turabikora birakora komeza ikindi rero nakoze usibye guhuza abantu no kurengera abashimutwa donc mufite ni abantu woherereza gusa noneho ukareba ibyo bakora ntabwo mufite organisation nkanahamagara igihe afite organisation yitwa National People's Concern weho ku giti cyawe cyangwa nayitangiye ari nk'umuryango National People's Concern NPC yes nayitangiye ari umuryango w'ishyaka ntabwo ari ishyaka umuryango wa politiki noneho ngerageza guhuza abanyarwanda yenda reka nkuvire naho ngaho wumva impamvu naje kugerageza guhuza abanyarwanda bari mu Rwanda nabo hanze wawutangiye ryari mu mwaka wa 2007 wari uri hehe icyo gihe harya watangiye National People's Concern wayitangiye uri hamwe n'abantu bangahe twari batatu mwari batatu ndendane igihozanye igitekerezo niweho wazanye igitekerezo kuko n'ibindi byose ndibuje nemera yuko ibintu byose wakozemo ari weho wagiye ugira ibitekerezo byo nta kibazo mwari weho nande ntabwo nshaka kubavuga kubera umutekano wabo ariko baracyahari bari muri Swaziland ubwo biroroshye rero gushyiraho ishyaka ry'umuntu umwe warangiza ukavuga ngo abandi ntabwo sinshaka kubavuga kandi ubundi umuntu akizeho ishyaka ntabwo babimpereye uburenganzira ubundi iyo umuntu akizeho ishyaka iyo abantu bashyizeho ishyaka mbese ni ishyaka rigenewe ni ishyaka wakwita ko ari ishyaka rya opposition ntabwo ari ishyaka ni umuryango twatangiye tugamije gukora coalition y'abantu bari basanzwe muri politiki bari bahari bafite amashyaka yabo urabyumva turumvikana tuti tubahuze noneho abo nabwiye bambwira ko guhuza abanyarwanda bidashoboka ahubwo kubera ko rwa rwikekwe rw'abahutu n'abatutsi bo babungira bagenzi babo noneho baransiga nyine kandi twakoranaga igikorwa kimwe uranyumva bahubwo bagerageza kuza kunkomveka ngo ibyo nakoraga mbireke nze ninjire mu cyo bagiyemo icyo bari bagiyemo cyitwaga ngo iki ntabwo nshaka kubivuga kubera ko ni turekera aha ngaha ntabwo turajya plus loin niba uvuga ngo wakoze imiryango ujya mu miryango bajya mu kindi kintu kandi nacyo cya coalition warangiza kubivuga ntabwo ari coalition ni ishyaka niba ari ishyaka ni ishyaka ntabwo ari niba ari ishyaka riri underground ntabwo ugomba kuryanoza niba ari underground ni ukuvuga ridashaka kugaragara ubwo riba ritakiri ishyaka riraba ari abantu bariho bikorera agasupu kabo bakibitekerezaho bagira bate ariko ishyaka uribara umaze kurigaragaza iyo urigaragaje rero werekana inzego zaryo niba rero uvuga ngo mfite ishyaka ariko nta nzego tugira ngo twari batatu ariko sinshobora kuvuga abo twari kumwe ngo kubera umutekano wabo nawe umutekano wawe ufite ikibazo nawe ushobora kurekera aho ntuvuge ko mufite ishyaka urumva ntabwo sinifuzaga kuko baracyari muri Swaziland kandi noneho uko bakora nkurikije uko ishyaka ryabo rikora ntabwo bakunze kwigaragaza so bisobanuye ko kuba batabikora ni ukubera umutekano wabo donc bo bahisemo gukora abo mwashaka gukorana bahisemo gukora irindi shyaka kujya mu rindi shyaka bagiye mu rindi shyaka riba hanze naryo bagiye mu rindi shyaka riba hanze ntabwo ari ngombwa kumbwira intuza ariko noneho iryo wavuze ngo wavuze yuko ngo atari ishyaka ngo wari umuryango ushobora kunsobanurira ntuza itandukaniro hagati y'ishyaka n'umuryango itandukaniro ni iringiri ishyaka rishaka abayoboke no kuvuga riba rifite ideology yaryo ryagennye noneho rigashaka abayoboke bayemera kandi baza kuba abamambure batari mu yandi mashyaka bakaba mbese nk'abantu babo
bakaba ari bo bonyine bakagira n'abantu bahangana badahuje ibitekerezo. Sasa jye nasangaga iyo politiki itakiza u Rwanda ahubwo irushaho kubatera imirwi. Ngiye nkavuga nti reka dushakishe bariya abantu bafite amashyaka aho gutangiza amashyaka, kuko harahari twebwe dushakisha amashyaka dushobore duhuze dukora ikintu cyitwa coalition icyo gihe ariyo National People's Concern. None abangaba basanga coalition ngo itashoboka, babanza kumbwira urumva n'abahutu nabo niba numvise neza donc mwashakaga ko abasanzwe bafite amashyaka bayahuriza muri coalition mwise mwebwe National People's Concern. Nsobanukiwe neza? Twashaka gukoresha National People's Concern nka platform ishobora guhuza amashyaka hari tukarema coalition, tukarema ikintu mbese na kwita nk'umuryango w'abanyarwanda bose bari muri opposition basangiye igitekerezo cyo kubohora. kuvuga ngo mwashyizeho National People's Concern ngo ibe platform yo guhurizamwe amashyaka yo guhuza amashyaka. Donc nagira nyine ngo bivemo confusion numve platform bivuga iki noneho ko wavuze ko atari ishyaka ko National People's Concern atari ishyaka uti nayishyizeho ko mu platform nagira ngo nsobanurire iyo concept ya platform icyo bivuga ngo yo jewe nakwita platform ni nka nakwita nka be bivuga se gute mu kinyarwanda bagenzi, no kuvuga ni twifuzaga ikintu kiri aho ngaho cya politiki gishobora kugenda kikonvenka abantu natwe dukora politiki, ariko politiki y'ingiye mukora ntabwo izakiza u Rwanda, nta nubwo izahuza abanyarwanda. Mureke twishyire hamwe, okay, twituje twebwe turaba ngabo, dushobora gukorera hamwe cyangwa se dushobora gufasha kugira ngo turebe ukuntu tugenda twegeranya imiryango, noneho twamara kumva ibintu kimwe tugashobora kwicara tugashinga icyo nakwita ntabwo ari coalition, nakita mu kinyarwanda babyita ihuriro. Ihuriro na coalition bishobora kuba ari kimwe kandi bari bavuze yuko kare ari impuza. Bon ndacyafite akabazo kuri ibyo ngibyo by'intuza. Mwashinze muri batatu umuryango ukora ibya politike witwa National People's Concern, ariko udashaka kwitwa ishyaka ngo kubera yuko ishyaka riba rifite ideology n'abayoboke babo kandi rikaba rihangana n'abandi bafite ideology zitandukanye n'abandi bayoboke bandi abanyarwanda hanze riheza abandi. Yes, donc ntimwabyita ishyaka kuko mwebwe nta ideology mufite kandi ntimushaka kugira abayoboke banyu muri batatu gusa, mushaka kuguma kuri batatu ariko mukaba platform yo kugira ngo andi mashyaka ahure ashobore guhuza. Nibyo dushaka kuguma turi batatu. Impamvu dushaka abandi si ukubahuza gusa, ni ukugira ngo dukorane turebe ukuntu twavamo organisation imwe ihuza abanyarwanda ikanahuza ideology ishobora kubohora u Rwanda, aho kugira ideology zitandukanye zikadutandukanya ubwacu zikaturemamo imirwi ntidushobore guhuza ingufu kandi arizo zikenewe kugira ngo tubohore u Rwanda. Ni ukuvuga rero yuko en fait objectif nuko nyuma byageraho ayo mashyaka mbese ntabakiriho kubera ko mwaba mwakoze muvomo imwe, mwakoze ikintu kimwe gihuriyemo na bose. Amashyaka aguma ariko akaguma muri iyo muvuma twakoze imwe, kandi amashyaka agirwa no kugira buri shyaka ideology yitandukanye n'abayoboke babo. Muramutse mugeze ikintu mwese mwahuriyeho gifite ideology imwe, ntabwo ayo mashyaka ari imbere yaba gifite za ideology zazo zitandukanye. Nta contradiction ubonamo. Reka nkubwire, abantu bajya mu rusengero, tuvuge nk'uri buri umukristo n'uri umunyagatolika, mushobora kubuzinuka mwese mujya ku rusengero, bamwe bari buhabwe penitensiya abandi batari buhabwe penitensiya. So rero ni ukuvuga ngo niba turi muri wa muryango twese turajya turahuriye hahandi ariko turaba turi individual. Ni ukuvuga ngo ishyaka rirasigara
ari ishyaka ariko riri muri ya ntuza impamvu dukora ideology imwe ni iyihe niyo kubohora u Rwanda rubereye abanyarwanda bose noneho twarangiza tugashinga leta y'inzibacyuho twamara gushinga leta y'inzibacyuho igategura societe nyarwanda noneho y'amashyaka akavamo akongera agakurwanya bon ideology kubohora u Rwanda ntabwo ari ideology wenda wayita objectif ariko dushobora kuba tuvuga ibintu bitandukanye tutabizi niba uri kuvuga ngo ideology yabi yo kubohora ngo u Rwanda kubohora abanyarwanda siko mvuze ideology duhurizaho yo yadufasha kubohora u Rwanda ideology duhurizaho yadufasha kubohora u Rwanda zazindi z'amashyaka zikagumaho bariko bakazigumaho bakaba bazibitse mu kabati Rwanda rukabanza rukabohoka none twagera mu Rwanda tugashinga leta y'inzibacyuho twarangiza gushinga leta y'inzibacyuho y'amashyaka agatangira gusubira gukora muri autonome yayo nukuvuga mbese mu gihe abantu bari hanze bakiri hanze kuko ubwo ngubwo ubu turi mu bari hanze gusa noneho turi mu bari hanze iyo National People's Concern ireba abari hanze gusa n'abari imbere mu gihugu abari imbere mu gihugu bari mu mashyaka kandi amashyaka afite cadre arimo ntabwo wavuga ngo ntabwo bari muri condition nk'izo twe turimo hari abari muri condition mbi kuturusha mu birebana n'iki nuko mu rwego politiki batemerewe gukora batemerewe gushyigikira gukora guteza imbere ibyo bemera ahubwo bakorera ku gahato abandi nabo badashobora kuvuga uruhande bahagarariyeho uruhande bariho ahubwo bakurikira kubera ko aricyo gishobora gutuma baramuka kabiri ahubwo rero tugomba kubasigira urubuga na bamwe baradushyigikiye abandi bategereje kutwumva ariko ntibishoboka ubu kugeza ubu ngubu amashyaka mwashoboye guhuza mu rwego rwa NPC yo National People's Concern nangahe okay sinzi niba udasimbutse kuko icyo iba tukirangije kugira ngo twumvikane ko ibya ideology wabyumvise oya ntabwo nabyumvise ariko ntabwo twabitindaho ubwo turi bishobora kugaruka nukubera yuko niba ntanabyumvishe ariko wenda abatega amatwi iki kiganiro bashobora bo kuba babyumvise sibyo nge nsiganuza hirya no hino ngira ngo mfashe n'abakurikiye ariko nshobora kuba nge ntanyuzwe ariko bifite abo byanyuze abashobora kubyumva donc ntabwo byatuma tuba bloke ahantu ngo tuhatinde ibyo ntuza donc nari nagusabye gusobanura nyine icyo wita platform kuko wavuze ngo ntushaka ko hitwa ishyaka uti yaba platform yahuza amashyaka uti mpitamo kubyita umuryango yego bon reka ibyo yenda nk'uko wavuze amashyaka iyo twashoboye guhuza niko warubazaga cyangwa se banza ukomeze ibindi bikorwa icyo gikorwa donc iyo National People's Concern ntabwo iragera kuri objectif yayo necessairement kuko c'est normal ishyaka cyangwa se umuryango iyo ugiyeho uba ugomba gutera intambwe ya mbere ya kabiri ya gatatu kugera igihe rizagwira cyangwa izagerera kuri objectif komeza umbwira ibindi bikorwa urumva nyine etape dutera ziragoye cyane kuko urumva ko hari icyambere kubanza kumara abantu ubwoba bwo kutikekana kugira ngo bakorane hari ukumvisha abantu ko abari mu amashyaka yabo atazatsinda mu gihe mu Rwanda hataba amatora kandi batanagiye kwiyamamaza ayo ngayo atari amashyaka ahubwo ari utugurupe tw'abantu bishyiramo b'inshuti noneho kubumvisha ngo guhuza imbaraga byatuma dushobora kugira ngo twibohore noneho muri uko kuzihuza tugomba kubanza gusaka ese ikintu kiduhuza twebwe nk'abantu bari hanze kigahumuriza abo mu Rwanda kigahumuriza n'abari hanze ni igiki kuko abantu bo mu Rwanda bazi ko abantu bahunze mu Rwanda muri 1994 benshi muri bo basize bisha abantu oya
donc abo mu Rwanda uvuga nabahe kuko hari abo mu Rwanda benshi barenga 90% bo bazi yuko abari hanze abahunze muri 94 bahunze kubera guhigwa n'inkotanyi atari ukubera ko bari bafite ibyaha ni 90 nibura 90% ry'abanyarwanda bari imbere mu Rwanda babyemera gutyo ariko wenda ntibabivuga gutyo 10% cyangwa 8% iby'abavuga ngo abahunze 94 ina abanyabyaha n'abicanyi n'iki byose abo ngabo n'iryo 10% ntirinageraho cyangwa 5% bivugwa n'abategetsi b'inkotanyi ariko ntabwo nubwo badatinya abandi baturage batinya kubivuga ariko baba bazi yuko ari amakabya nkuru baba babizi ariko urazi ko ubutegetsi ari bwo bufite mikoro nibwo bufite mikoro ariko ntabwo wavuga ngo abatuye ngo 90 ngo benshi abari mu Rwanda ngo batekereza ko abari hanze bahunze muri 94 ngo ari abicanyi cyangwa abanyabyaha cyangwa ari abantu bashaka ikintu wowe seruka mu Rwanda ryari ngewe mperuka y'icyo gihe urumva ko ari kera ngewe n'igihe wavuye ariko rero ntabwo wambwira ngo abari mu Rwanda nubwo bacecetse ngo bavuga yuko abahunze ngo ari abantu babi cyangwa iki bivugwa n'inkotanyi kubera ko nabaye mu Rwanda rwa nyuma ya 94 rwa nyuma ya jenoside jewe ndazi nyuma ya jenoside iyo uvuze nyuma ya jenoside byiza nukuvuga nyuma ya 94 kuko iyo uvuze nyuma ya jenoside waba ubeshye ntabwo cyangwa waba ushyizemo confusion kuko n'ubu jenoside iracyariho sinshaka kuvuga ikomeza ndavuga iyo twasanze ni 94 rero ibyo gihe byaba ari clair naho uvuze ngo nyuma ya jenoside nukuvuga ko habaye jenoside ikarangira hakaza indi etape ariko nta jenoside ihari ubwo ufite nawe kubyumva agenda kubwira uko byumva nyuma ya 94 yikomeza noneho rero abantu umwuka wari uri mu Rwanda nuko hari abantu bahunze basize bisha abantu ntabwo ari bose ariko hariho abasize bakoze jenoside bagomba kugezwa imbere y'ubutabera bahunze ubutabera sosiyete yatangiye u Rwanda rushya icyo gihe n'abavutse nyuma yaho bose bigishijwe iyo myumvire ibyo nibyo bigishwa bose babyemera gutyo ntabwo ni imitima yabo kubera yuko uzi yuko mu nkotanyi baratekinika nawe wagiye ubivuga ko babeshya donc ibyo uzi n'abandi banyarwanda nabo barabizi niba ubona ubugome bafite cyangwa ubutekinika cyangwa iki n'amanyanga n'abandi banyarwanda babibona ariko wenda ntibareyagisa nkawe abenshi baraceceka kuba babibapakiramo hari bamwe babikoresha babigenderaho ariko abenshi kubera ko bicecekeye ni ukubera kumirwa gusa kubera ko bazi ko ntacyo babihinduraho ariko turemeranya ko hari abantu bapfuye kandi bishwe n'abandi ibyo nta wabihakanye nta nubwo tubijyaho impakana bo so rero ni kubera ko abo bantu bazi ayo mateka bazi ko hari abantu bishe bahunze batazi niba bazi amasura kuko bamwe batahutse mu Rwanda basanga imirambo ariko badasanga babishe urabyumva so rero kubera iyo mpamvu ntabwo bashobora kugira umwere bataramenya kuri umwere koko donc bazi yuko umuntu wese wagiye icyo gihe yagiye yishe bazi ko harimo abere urabyumva ariko noneho ntibashobora kumenya ngo umwere n'indi uranyumva none icyo ushobora kuduhuza ni iki kugira ngo urakeka yuko abo uvuga ngo abantu bose ni bande ni abahutu ni abatutsi kuko abatutsi bashobora kubeshywa bakabyumva cyangwa bagaceceka ariko abahutu bazi yuko FPR yaje ibakindagura hanyuma bakumva bavuga ngo mwene wabo wahunze ngo yahunze kubera ko yicaga abatutsi no mu karere katabagamwe abatutsi ngo uri hanze wese ngo nuko ashobora kuba yarishe baraceceka ariko ntabwo baba bemera ibyo bivugwa urabyemera cyangwa ntabwo byemera kuko kuba bivugwa ku maradiyo kuba bivugwa n'iriya miryango y'inkotanyi
ya za farge n'ibindi byose bashyiraho yo guproteja sisitemu y'inkotanyi yashyizeho yo gutanya amoko, kuba babishyiraho bakabivuga kenshi, bakanabyigisha, bakabitoza urubyiruko ngo nyaboneka muzanjya bagiye abana bahunze icyo gihe ngo kubera yuko ngo abo bana ngo bagenda bagatsinda bakiga bakira bate ngo bazaza ngo babice, ngo rero namwe mugomba kwitegura kubica. Ibyo byose ibyo bigisha ntabwo bifatwa nk'ihame n'abanyarwanda 100%, ndetse n'10% byantangaza ko hagira abifata. Hari benshi bicecekera ariko baba babona ko harimo makabya nkuru. Ntabwo byemera. Ndabwo nemera ko yenda ari umubare munini ushobora gufata gutyo kubitewe no kujijuka kw'abanyarwanda bariho, urugero rwo kujijuka noneho bikakurikiraho n'ukuntu abanyarwanda bumvira. Kamwereka nk'urugero, usubiye muri 1994 abantu bavugaga ko inyenzi ari abantu barya abantu, ari abantu bafite imirizo. Abanyarwanda babyemeraga bari bangahe? Yewe nta nubwo nge nabaga mu Rwanda na mbere y'icyo gihe, nta na rimwe nigeze numva umuntu avuga ngo inyenzi ni umuntu ufite imirizo, nta na rimwe. Ibyo rero izo ni za anecdote ku maradiyo ntabwo biriho. Warabyumvise cyangwa warabibwiye? Rwose narabyumvise, ntabwo ari kuvuga ngo byavugaga kunza ku maradiyo ya RTM. RTM wayumviraga he? Natumvise tukigera mu Rwanda. RTM mwageze mu Rwanda igikora? Bari barazifasha amajwi. Donc bagiye babashyiriraho amajwi yerekana ko bavuga ngo inyenzi zifite imirizo. N'ubu ngubu ushatse wanazibona no kuri ntuza kuri za YouTube ngira ngo ziri. Ubwo hari byinshi byagiye bivugwa na leta y'inkotanyi maze kujyaho. Ushobora gufata icyo bita gufata na pensete, bese kubanza kwitondera ukareba niba bitari muri demagogie, ariko ntabwo aricyo cyatuzanye. Impamvu dukora ikiganiro no kugira ngo dukize, dushobore gufasha abanyarwanda kuba barenga akarengane barimo bose bakashobora. Niyo mpamvu turi hano nyine. Tugomba kuvugisha ukuri rero, ntabwo tugomba kuvuga nicyo ko bisaba. Ntabwo donc nicyo cyatumye na kwenterpeye aho wavuga ngo abanyarwanda mu Rwanda bari imbere mu Rwanda ngo benshi ngo batekereza yuko abari hanze bahunze iki gihe niki ngo ari abicanye, ari abantu bagiye bakoze ibara ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkakubwira inti n'abahutu b'urubyiruko niko babizi, niko bababwiye, ariko yego niko bababwira, nibyo bagerageza kubapakira, ariko ibintu akenshi bazi. Reka bizahinduke, uzarebe ukuntu noneho indimi nizimara kugobodoka abantu batazajya berekana yuko bari babizi ariko batavugaga, bari bazi ko babeshywa ariko bakabura uko babigenza. Indirimbo Nyirirugateye niyo bikiriza, ariko wamara kugera hanze ugomba kubivuga kutarifite injyana, ndetse ukanasobanura yuko ntawe wabibonye ukiri mu Rwanda yuko ari abarimanganye, sibyo? Kuki weho wari special? Kuki utatekereza ko hari abandi ijana nkawe b'abatutsi babaye no mu Buganda yewe, ariko bo nabo babonaga cyangwa wenda bakibona yuko inkotanyi ibyo ziri gukora atari byo, ko zirimanganya, ko zitazagira? Kuki weho wumva warabibonaga ukumva yuko, kandi hariho n'igihe wabaye aho ngaho uraceceka ntiwabivugura ku byasasa ubu ngubu? Kuki nyine uvuga yuko
utazemeraga n'ibiki byose icyo gihe ukiri mu Rwanda. Oya ariko nawe urasa nkaho ushaka guhangana mu kiganiro bitari ngombwa. Jewe mu byo navuze sinigeze mvuga ko ndi hano kwasasa inkotanyi, nakubwiye icyo ntumvikanaho nazo. Mu byo ntumvikanaho nazo rero sinumvikana, ntabwo bisobanuye ko ntemera ko habaye genocide mu Rwanda. Ibyo ntabwo genocide ni ukuri, nasanze imirambo giye ku muhanda. Ibyo bya genocide ntabwo tubivuze, niwe ubizanye. Ndi kukubwira weho ko mu Rwanda wamaze kubona ko inkotanyi zirimanganya, sibyo? Ko zitekinika zibeshya zikurikirana abantu zikabahiga nta mpamvu, ndikazeka no kubica nta mpamvu, wahunze kubera ibyo. Weho warabibonaga, ukeka yuko wenda nta bandi ijana nkawe, baba Abahutu baba Abatutsi cyangwa 1000 baba Abahutu baba Abatutsi bacecetse ariko babona ibyo wabonaga icyo gihe. Uye barahari. Voilà. Bamwe barafunze, bafunze iminwa, abandi bafungiwe mu bindi mu nyungu. Bafungiwe mu nyungu, yes. Ubwo rero niho mpera mvuge nti iyo kuvuge nibikura gukura ariko ko hari abantu mu bahunze bisha Abanyarwanda, abo ngabo bagifatwa nk'ikibazo hagati y'ubwiyunge bw'Abanyarwanda cyane cyane abagihakana. Komeza nta kibazo, ubwo tubyumvikanyeho. Ngaho komeza ibyo birebana n'ukuntu mwateganyaga uko muri batatu. Twateganyaga guhuza abantu, noneho bamubwira ko bidashoboka. Icyo cyari igice cya 4 cy'ikiganiro radiyo Ijwi rya Rubanda yagiranye na Bwana Richard Ringoye neza Kayumba. Biracyaza. Iyi ni radiyo Ijwi rya Rubanda.